nawe 30 nayo nijejwe 500 ariko nkagera kuri misiyo yari ukukwica wowe. Reka ngusuze kandi ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi nandi tuba tugenda tubana ne hano kuri KGM we tuba tugenda turebera inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ndagusaba we mushya ugeze hano kuri uyu muyoboro kuba wakora subscribe ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi mu nkuru tushobora kuba twashyira hano kuri iyi channel ujye uyibona mu bambere. Mwite umunyamakuru cyangwa umuhanzi cyangwa umwite Nyarwaya Innocent, numwe mu bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga mu buhanzi nyine no mwitangazamakuru bamwita Yago Pondati. Yaje kuba agenda agirana ibiganiro n'umwe mu bantu wari wahawe akazi ko kuba yamwivugana akamwica, uwo wari washatse kuba yamwicaza no kugenda agaruka kuri bamwe mu bantu bamuhaye akazi kugira aje kuba yagenda amuhitana. Akaba ari nabyo byaje kuba byatera kuba Yago yarafashe umwanzuro wo kugenda ava mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cy'Ubugande. Gusa nubwo yagiye avuga ko ari byo bitumye agenda, mwibuke ko hari n'indi case yari muriho yuko amaze kubagenda asora amashusho y'umuntu tuzi nka Jihad ufunze kuri ubu ngubu, akaba afunzwe azira kuba yaragiye asakaza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi witwa Yampano. Uyu mwicanyi wo twakwita nk'umwicanyi waje kuba yabohoka akavuga ati ngiye kugubwira, ngiye gutanga ubuhamya n'ubundi byarabaye ibyo banyizeje ntabyo nigeze mbona. Bambwiye ko bagomba kumpa 500,000 mu gihe uzaba umaze gupfa mu gihe misi izaba irangiye, ariko ubu ngubu bampaye 30,000 byonyine kuko misiyo ntiyigeze irangira. Gahunda yari iriho kwari ukugutesha umutwe wowe ubwawe ugasara, cyangwa byanarimba tugafata ibiryo bihumanye akabitegurirwa ukaza kububirya, kuko ibingibi byari biri kugenda bikorwa. Byari birimo umunyamakuru wafunzwe uzi nka Fata ku mavuta, akazamo DJ Brian, akazamo uwitwa DJ Free Peter. Aba ni bamwe mu bagiye bagenda bagarukwaho mu kugenda bategura iki gitero cyo kuba uwitwa Yago Pondati yakivuganwa, cyane ko wari uri gutanga akazi wari ubari imbere y'aba bose ari we Jihad. Kuri ubu ngubu akaba ari anafunze. Rero Yago Pondati yaje ubwo yakoraga ikiganiro kuri imwe muri channel yiwe Yago TV show, yaje kubavuga ko ubu ngubu icyo agiye gukora ari ugushaka abatanga buhamya, kuko uwa mbere yaje kuba yaboneka. Uyu waje kuba yatangaza ibingibi yavuze ati ibingibi mbuvuze kugira mbohoke, banshyizeho ubwo bakuba zica umugore wanjye nindamuka nyimye imikino nabi nkaba nabishyira hanze, ariko mu rwego rwo kuba nabohoka ngenzemera no kuza nkore interview ntanga ubuhamya. Icyo ndashaka nuko uzagaragaza isura yanjye mu maso, ariko ngewe ngomba gukora ibyo nkora niba, kuko nubundi bamwe bagiye bari muri gereza ariko bagiye gusohoka, ariko nubwo bagiye gusohoka hari ibyo bakeneye kuryozwa. Ikaba ariyo mpamvu nabaje kuba ngenda mvuga ati reka mbikubwire wicara ubizi. Rero reka mbumvishe amwe mu majwi twavuga wari watumwe kwica Yago, amwe mu majwi yaje kuba agenda abisobanuramo uburyo yahawe misiyo yo kumuhitana. Twumve icyo yaragamije, misiyo yabayimuhaye, ibiciro bumvikanye, nuko byose byagiye bitegurwa, dore ko byagiye bitegurirwa muri imwe muri hoteli hano mu Rwanda ikomeye cyane, nayo iri buze kuba igenda igarukamo hano cyane. Ni hoteli ivugwamo inshuro nyinshi cyane kuko niyo yagiye bitegurirwamo cyane. Reka nguhe umwanya nawe ubashe kuba wakumva amwe mu majwi y'uyu musore ubwo yazaga kuba agenda abwira Yago ibyo yari ari gupangirwa kugira ahitanwe avutswe ubuzima, ariko yagakaza kuba yaragize ubwenge yarabamenye imbere, akavuga ati reka nambuke mbe nigire mu gihugu cya Uganda ubundi mbe mbacitse. Uko nguko nuko Yago yagiye, nuko yaje no kuba acika nyine. Ibyo byari bimugambiriye, bari bateguye byo bamugambiriye kumuhitana. Reka twumve muri ano majwi, twumve ibyo uyu musore wacu agenda agaruka. Yes Yago, big energy. Yewe ni Jihad wari waramaye akazi. Jihad niwe wamaye akazi, yari afite team ngari. Ako ngewe nahuye na Jihad nyine niwe twahuriye ahantu bita mu Kiyovu kuri Great Hotel. Ubwo mbere nari mpageze, ubwo bije zose ibintu byose banganirije ibyo ngomba gukora, ko ngomba kubigenda kose. Briefing naziherewe hara kuri Great, kuko nagiyeyo n'inshuro nyinshi. Ni Jihad wari wayimaye, urabutse bita Jihad wakoraga kuri abafunze, sinibuka igitangazamakuru yakoreraga, niwe wari wakamaye.
Ndago nyine ukuntu biriya bintu byagenze, nyine ngewe umuntu wampaye akazi hariya bwa mbere nyine nagusobanuriye ko ari umumeri yarakingiwe, ni umumabuja wanjye nari ifite nyine yitwaga Monique, iwabo ni Kimironko ngira ngo nawe uramuzi, nawe wari warampaye akazi hari ahantu iyo habaga ibirori habaga amasho, usibye n'ahandi hose kuko Monique ngewe namukoreraga muri resitora, ari umukozi wiwe ndi umukwiziniye wiwe muri resitora yari afite. Rero iyo habonekaga akazi k'ibintu bijyanye no gutunganya inyama, ni ngewe yagaherezaga kuko namukoreraga mu buzima bunasanzwe nyine. Ubwo rero ikintu cyaje kubaho nyine kugira ngo magere bwa mbere niwe wari wampaye akazi, ngewe njya mu Bugesera gushaka ihene ndayizana hariya, ariko amakuru yose ibintu byose aho byatangiriye nyine kugira ngo njye mpure na Jihad, ari umutipe w'urukara bari kumwe, ari ufite umutwe munini nawe wari umaze iminsi afunze, umujeni bamwita Fata ku mavuta, niwe muntu wa mbere twahuriye hariya Ikagugu, niho twahuriye nabasanze ahantu bari kubaka, icyo gihe bari kubaka agasitasiyo kari haruguru y'iwawe, niho nabasanze. Ikintu cyari gitumye nzamukayo, nazamutse icyo gihe ngiye kureba imbabura, kuko nta mbabura hariya mu gipangu yari ihari yo kokerezaho kuba umuntu yatunganyirizaho inyama. Byabaye ngombwa yuko Monique ambwira ati wowe shakisha ukuntu wabigenza hano hafi, kubera ko uri umukwiziniye ntiwabara abagenzi bawe bazi ibyo bintu bakora ibyo bintu, ureba ahantu twakodesha imbabura. Ubwo nazamutse gutyo, icyo ntari nzi ntabwo nari nzi yuko nyine abantu bose batuye hariya wari ufite ingenza nyinshi cyane, kuko byonyine n'akazi nari nahawe kari karenze cyane ku buryo nyine ntari no kugashobora. Ntabwo umuntu ufite umutima ari gukora ibyo bintu. Ubwo akazi twari twahawe yari ako kugutesha umutwe, kugutera amabuye, kuguhombya, kwangiriza iwawe, nyine ibintu byose, umwanda mwinshi nyine ku buryo bazagara mu mutwe wowe ugasara. Ubundi gahunda yari ihari yari kugira ngo umuntu agusaze. Wenda hari n'ibintu byinshi nyine bagiye bavuga uburyo twitwaramo n'uburyo umuntu agenda abikora, n'ibijyanye n'amarozi nyine tubinyujije mu mukozi wawe nyine kugira ngo azakugaburire ibintu bipfuye. Ni birebire nawe urabyumva, kubivugira ku matelefone aba ari ibisazi, ariko nyine uko biri kose na n'isaha abo bantu baracyahari. Kandi ikintu gitumye mbivuga nyine, bamwe muri bo nabonye batangiye kuva muri gereza, nyine urumva ni ibisazi. Kandi nanjye hari ibyo nagiye mbwirwa, ibyo kumpemba amafaranga. Bampaye amafaranga 30,000 niyo ya mbere bampaye, nta mushahara bari bampaye wo kubajya bampemba, gusa bari bambwiye ati wowe nibirangira bino bintu tuzaguha 500,000. Gahunda yari ihari nyine, wowe yari ugupfa nyine ukava mu buzima, niyo gahunda yari ihari. Nicyo kintu cyari gikenewe, ahubwo kugira ngo bakwice bakugireho nibyo byari byaragoranye cyane. Ubwo rero kubera ko ninjiye aho ngaho, ni n'ubwa mbere nari ninjiye, nazamutse ngiye gushaka imbabura ku muhanda, ndayibona tuyikodesha 3,000. Mbwira Monique ati imbabura nayibonye. Monique arambwira ngo mpa nimero y'uwo muntu w'imbabura, aranyishyura. Imbabura nyiterura nyikuye mwako kabari kari ku muhanda, ngisohokamo gakeya Fata ku mavuta mbona nyine ahagaze iruhande rwanjye, ari umugabo nyine, ikigabo cyari gifite uduherena kinini cy'igikara nyine, yambaye rinete icyegetseho nyine. Arangije ansaba ko twavugana, mbona ni umuntu wiyubashye, ndamuvugisha. Arambwira ndashaka ko dupanga ibintu birenze. Namubwira se ni ibihe? Ubwo nibwo namubwira ati ngende bize rero ndi mu kazi, yewe muhereza n'amasaha. Namubwira ati hari ibintu ndi gukora, se uri kubikora he? Ndi kubikora hariya mu rugo kwa Yago. Sinari nzi ko umujene yitwa Fata ku mavuta, nabimenye nyuma. Yabanje no kumpisha amazina yiwe, ubwo aragenda, barantwaye maze gukora ibyo bintu, kuko byarangiye atari ngiye wokeje iyo hene narayizanye gusa. Monique arambwira ati rero wowe akazaniye naguhaye kararangiye, nibirangira ino mbabura turaza kuyicyura, itahire ntarebye. Yari afite undi muntu wo kuyotsa. Ubwo nibwo nazamutse, Fata ku mavuta ampa nimero, arambwira ati wowe nusoza ukivayo uhita umbwira tuvugane. Ubwo twaravuganye, nabwo nsanga aracyari Ikagugu. Yahise anshyira mu modoka ahita ntwara ku Kiyovu kuri Great Hotel, bita mahurira na Jihad n'ubwa mbere nari mubonye. Ubwo ibintu byose byabaye, ibyo bambwiye byose, briefing zose nahawe naziherewe hari ahantu kuri Great nyine, niho naziherewe nyine. Mba mpiga, urumva baranzimije, byarangiye nyine tunagiye, urumva kubera ko ibyo bintu byose bizwi byagiye biba. Kandi ibyo boro byabaye 2024.
guhera mu kwezi ndumva ari ukwa mbere, mu kwezi kwa mbere kwa kabiri y'ibyo bintu byabaye. Ngiye nanjye ubwanjye urumva ko nafashe umwanzuro wo guhunga ari Kagugu kubera abo bajene. Noneho muri iriya timu undi muntu twabashije kwihurira amaso ku maso ni Brian. Ubundi iriya genge yari irimo abantu batatu, nibo twabashije kwihurira, kuko urumva ko nanjye nari umushomeri pe, ntabwo nakubeshya. Noneho nkumva ko bari abantu nyine bashobora kumpa amafaranga, wenda nta n'ubwenge nari mfite, ibyo bansabaga ibyo bambwiraga narabyumvaga, gashaka noneho uburyo nabikora. Ariko bitwaje ko bankangishije ibyo bintu, barambwira ati wowe nubizana amazagara n'ibiki, umugore wawe tuzamwica n'iki, nawe usigare gutyo, cyangwa se nawe ubwawe tukwice. Nyine urumva igihe bimaze, hashize imyaka ingahe, bikaba bigiye hanze ubu ngubu. Rero ngewe ubaye unsezeranyije yuko nyine iyo interview nayiguha pe, nge ndi umubig nyine bya danje, ndi umufana wawe kuva kera, nagerageje kuguhiga, nandikiye Safari uriya mupapa wakoreshaga ibiganiro nyine, ni umushuti wawe bita Safari, nawe utaba hano mu Rwanda. Umuntu wese wari kugerageza kumuza nawe nagerageje kubivuga, gushakisha uburyo nakubona, birangora byatari. Ariko nyemereye ko iyo interview nayiguhereza ntugaragaze mu maso hanjye, kuko urabyumva ko nanjye ndi umujeni, ndacyari gushakisha ubuzima. Ejo n'ejo bundi bashobora kunyengerereza ubuzima bwanjye, kubera ko n'ubundi ibi biboro icyo nabonye cyo, ino timu ni ngari cyane, irimo abahanzi b'umuziki, irimo abantu bo muri media benshi cyane. Rero urumva nta hantu naba ndi mu gihe baramutse bamenye ko ibyo bintu bigiye hanze, kandi 99% byose ari ukuri. Bamwe na bamwe twarayihuriye amaso ku maso. Ndakubwiza ukuri ko nanjye nta buzima nawe mfite. Ubwo rero icyo kiganiro nyiguhaye nkakiguhereza nyine tari kungaragaza amaso ku yandi, iki nabigukorera pe. Gusa ikindi kintu gihari, ibintu ngiye ko nabibonye ko nabonye ari abantu benshi iyo ni kuri y'abantu benshi. Hano dufite showbiz ngari, kandi bari abantu uko twege ninjye n'undi mujeni nyine wese nyina mubona, gusa we namusize za Kagugu nyine ku Gisozi, kuko ntabwo byafashe igihe kirekire nyine, nawe wahise ugenda, tugiye twumva nyine ngo wagiye UG warazamutse. Ariko nyine biriya bintu birimo abantu benshi ku buryo utabyumva, ni timu ndende, harimo abahanzi b'umuziki, ntabwo ubona bashije kumenya ngo ni bande, harimo abantu benshi. Uko urumva ngiye nagerageje abo nabashije kubona n'amaso yanjye, abo twahuye njye nawe na Brian, muranafata ku mavuta, mbona na Jihad. Ariko mu bintu twakoraga, mu bintu byinshi twakoraga nyine, hari izina Philipita naryo ryagendaga rigarukamo nyine, nubwo tutigeze duhura ngo duhure nyine cyangwa tuvugane n'ikintu na kimwe. Ariko Philipita nawe yari ari muri ibyo bintu, kuko ibintu byose ubundi briefing zose zaberaga hariya kuri Grit nyine mu Kiyovu, niho byose byaberaga nyine, ibiganiro byose batangaga niho byaberaga. Ubwo rero ikintu cyagiye kibaho ni kimwe, abariya Jihad, fata ku mavuta kuko niyo twahuye bwa mbere. Undi muntu twavuganye bwa nyuma ni uriya musista Brian mwe nawe wambwiye ati ibintu byose uri gukinisha, bino bintu nta muntu ujya ubizamo afite imikino, anyereka ukuntu bizamfasha, bizankiza, anyereka ukuntu nzabaho neza na famiye yanjye ikabaho neza kurushaho. Umva nyine nuko bimeze, iriya timu irimo abantu benshi, kandi irimo abantu bafite imbaraga, uko nabashije kubibona. Twebwe icyo twaherewe akazi yari kugira ngo tugutesha umutwe, twubuze amahoro. Urumva ko nyine byagezeho ngiye, kubera ko ninjiraga hariya mu gipangu, nageraga mu rugo, batangira nyine mbega dupanga n'uburyo dutangira kudiringa n'uburyo nyine ibintu byo kurya byawe nyine byazageramo nyine uburozi, ibintu biguhumanya biciye muri ngewe bikagera ku mukozi nyine, ku mukozi wawe, kuko n'umukozi wawe nawe ni inshuti yanjye mu buzima busanzwe, nyine yari inshuti yanjye, uwo mupeti yita Olivier, kuko nawe ubwiwe uwo mupeti twamenyaniye kwa Monique nyine na mbere y'uko aza gukora iwawe. Birashoboka ko ari Monique wari wamuguhaye.
twamenyaniye rero kugira ngo duhure nawe iyindi nshuro twahuriye hariya nyine nsanga ni wo gukorera turanahuza cyane ndanaguha n'ifoto yiwe kanze ndaguha ifoto yanjye n'iyiwe byo nabyo kugira ngo nabyemere ko ibyo bintu ari ibyanyabyo. Ikintu rero gihari nyine ko nakubwira nabonye birimo akaboko karekare cyane. Abenshi bavugiraga inyuma y'amarido kuko ayo mafaranga ngewe nahawe ntago yari avuye mu mufuka wa Jihad cyangwa mu mufuka wafata ku mavuta. Ayo mafaranga yari afite ahandi hantu avuye. Nahawe 30 nayo nijejwe 500 ariko nkagera kuri misiyo yari ukukwica wowe cyangwa se umuntu akagutesha umutwe buri gihe ugahora mu ntambara ugahora mu bibazo buri gihe. Batwereka yuko nta kibazo, batwereka yuko na leta nubwo yadufata se nubwo polisi yabizamo nta kibazo yabitwaye. Izo zose ni gahunda zagiye zibaho zipanzwe n'abari abantu, ariko briefing tukazihererwa hariya mu Kiyovu. Niho badutwaraga, moto zaradutwaraga bakazishyura, bakadufatira ikintu cyo kurya tukarya, bakadufatira agafanta, bakaduha briefing n'ibiki, bakatubwira ko tugomba kubigenza, tukagaruka umuntu agasubira mu bintu bye bisanzwe nyine.